Umugoroba mwiza nongeye kuguha ikaze ku ibiganiro byacu hano kuri Panda TV Rwanda. Nje kubabwira uko bigiye bimeze mu Nzove. Imyitozo irarangiye, itegura match yo ku munsi w'ejo, imyitozo ya nyuma ya Rayon Sport. Murabibona neza, abahungu bameze neza, babira Mahira Bedi, babira Aimable Nsabimana n'abandi benshi batandukanye. Urabona ba Sulaiman Dafe ku mukino wa mbere wa AS Kigali ntiyarameze neza, ariko bameze neza bya bindi byo kwihambira. Ameze neza uyu mutipe Aimable Nsabimana wari urwaye malaria, ameze neza. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho, murabibona neza mu myitozo yo mu Nzove, ari nayo ya nyuma itegura umunsi w'ejo. Robertinho ari gutegura umukino wo ku munsi w'ejo saa 12. Ndaza kukubwira aho amatike ageze he, bigeze gute. Iyo bita Skybox yabaze kuba sold out, yamaze kurangira. Ndagenda nkubwira n'andi matike aho bigeze. Ubwo Rayon Sport yakoraga VVIP niyo yabaye sold out, iyi ngiyi rwose yo iyo bita Skybox yo nakubwiraga imaze kugera kuri 70%. Iyo ni update Rayon Sport iri kugenda ikora. Ese bigeze he, bihagaze gute? Ndaza nkubwire hahandi kuri app ya Rwanda Rugufi na Low, ndaza nkubwire kuntu bihagaze byose. Ndaza nkubwire Low niyo bita app, byose ndaza kukubwira uko bihagaze. Rayon Sport yahawe kit nshya ku munsi w'ejo, rwose ihabwa kit nshya, no kuvuga no mwambaro wa home up cyangwa se umwambaro wo kwishyushyanya igihe bagiye gutangira match. Uwo nguwo buri wese kwesa collection yagendaga imuha akaboxik agafata neza rwose, kariho n'amazina ye n'umwenda we na size yambara. Ibyo byose kwesa collection. Ariko se abakinnyi barimo uyu Fitina Ombolenga, hakabamo Aimable Nsabimana abasiniya, hakabamo na Muhire Kevin the captain nimero 11, nimero 13 Fitina Ombolenga, nimero 4 Aimable Nsabimana. Bo baratangaza iki nk'abasiniya mu ikipe, nk'abantu bakuru bo kwitega kwizi match? Baragenda bavuga ati dukeneye prime ihagije kugira ngo dutsinde ikipe ya Mukura, tugomeje kugenda dusatira igikombe mu mikino 9 isigaye. Ese Rayon Sport irakomeza kugenda ibyitwaramo gute? Mukura nayo yahize iravuga ati Rayon Sport uribeshye, ukoze ikosa rikomeye, ufashe match uyijyana kuri stade Amahoro kandi ushaka igikombe. Hano turahagusebereza. Mukura n'ubwa mbere igiye gukinira kuri iyi stade, mu gihe Rayon Sport biraba ari ubugira gatatu. Ndumva biraba ari ubugira gatatu, kuko Kadimu Ndiaye nawe arakubwira ati sindatsindirwa kuri iyi stade. Nge nta gitego kirinjira kuri stade, ndi kuri stade Amahoro nta na kimwe kuva nahakinira iyi mikino igiye kugera muri 3, nta gitego barantsinda. Kubwa APR twahakiniye imikino 2, nta gitego irantsinda. Hari match Mikare begeze gukina muri turunwa bategura, icyo nta gitego yegeze hatsindirwa. Hari match bakinnye nyine, murabyibuka bajya gutaha stade Amahoro, ubururu mu Mahoro, murabyibuka, nta gitego begeze bahatsindirwa. Ibyo byose Kadimu Ndiaye yarabitkusanya akakubwira ati ngewe mpagaze neza. Murabibona udushya twagiye tubera mu myitozo, abakinnyi bagenda bakora udukosa, bamwe bagenda bahanana udushyi utugeri mwagiye mubibona cyane. Ibyo byose ni bitegura match ku munsi w'ejo saa 12. We bimeze gute noneho ku bandi bajyanye n'abayobozi? Byajemo famille, ibi ubureyo ubururu mu Mahoro, noneho hajemo na famille. Hari famille ya Gacenya Chance Denis niya Samuel Ntihanabayo Samuel Nyiringufu Jini. Barakubwira bati prime ya Rayon Sport kuri ura munsi nitwe tugomba kuyitanga. Nyiringufu Jini na Gacenya Chance Denis biyemeje gutanga prime. Ariko se Gakwayo Olivier niwe ushinzwe, niyo famille ishinzwe gutegura iyi match ya Mukura ubururu mu Mahoro. No kuvuga ngo byagiye mu mafamiye. Nabonye bigenda biba mu mafamiye. Nabonye uwo bita uyu nguyu Paul Muvunyi bamuhaye match ya Marine nizahita ikurikiraho ku Gisenyi, akavuga ati ni wowe, niyo famille, ni wowe uzabutegura buri nguni yose hano kuri match, kugira ngo hatagira na kimwe, hatagira inota na rimwe dutakaza. Byajemo amafamiye rero, bizamo amafamiye. Ku munsi w'ejo bagendaga babisobanura, bavuga ko uwo bita president wa Rayon Sport azabategura ikipe ya Muhazi.
hehe, ni ibintu byagiye byaza bizamo amafamiye kuri match 9 byose bagiye bagenda bapanga buri muyobozi nuko azagenda afashwa nuko azagenda ategura kugira ngo hatagira inota na rimwe Rayon Sport itakaza ikabura igikombe. Ese aba bagabo bazabigeraho? Ese turitega iki? Kuri stade Amahoro amatike yo byaramaze kurangira rwose, amatike nabibonaga, amatike yamaze kuba sold out, ariyo VIP VVIP yamaze kuba sold out, yabaye 100%. Iyo bita Skybox nikurikira imaze kugira abantu ibaze kuba 70%. Iyo bita Executive Seat imaze kuba 57. Iyo bita VVIP niyo nakubwiraga yabaye sold out, amatike yose yarangiye. VVIP yabaye VIP nako yabaye 44%. Itaragira abantu benshi, itaragera muri kimwe cya kabiri ni iyi VIP, ni iyi up na low. Ariko ni mudakora vuba izi nazo mu kanya gato rwose dushaka kubona zibaye 100%. No kuvuga ngo guri itike yawe uyu munsi, n'uwibeshye ukashaka kugura itike ku munsi w'ejo urayigura ku giciro gihenze. Murabizi ko Rayon Sport rwose ku munsi w'umukino iti bikubita rwose ikazamura, itike ikazamuka ikagera ku rundi rwego. Rero niba nk'ushishikariza niba utegura kujya kureba iyi match, ndagushishikariza ko wazinduka ukagura itike yawe hakiri kare cyane tutaragera ku munsi w'ejo. Match ni saa 12:30 ku munsi w'ejo, ugura itike rwose yigure hakiri kare cyane, uyibikeho aka message ugasavinge ntugashyire kure. Rero keze tutatangira rero tukubwira uko Aimable Nsabimana aho bita Muhire Keve na Fitina Ombolenga basabye Rayon Sport ko yakongera prime ikazamura prime, bityo nabo bakabona imbaraga n'ubushobozi bwo kwitanga kuri iyi match ya Mukura. Rayon Sport irabyakira nayo mbi na president n'abandi bose, Nyiringufu Jini, Gacenya Chance Denis, Nyiringufu Jini bamwita Samuel, we baravuga bati prime yo nkirirwe mugira ikibazo, prime turayizamura ku munsi w'ejo, tuzatubabwira prime turi bubahe. Ubwo ni ku munsi w'ejo cyangwa se muri uyu munsi mu masaha y'umugoroba turaza kuba tubimenyeje ku munsi w'ejo mu gitondo mbere yuko match itangira ni mugoroba, tuzaba twababwiye prime Rayon Sport iri bugende ihabwa ku bakinnyi. Kwesa Collection yahise ishyiraho umwambaro wo kwishyushyanya home up. Uyu mwambaro wiganjemo umweru n'ubururu rwose bw'amabara bugiye burimo, no mwambaro wa cyangwa se nuwo kwishyushyanya. Urumva no kwishyushyanya, no kuvuga kwishyushyanya abakinnyi igihe bari kwitegura match, abura amasaha make ya minota 30 baza mu kibuga bakishyushya. Mwabibonye babira Mahira Bedi babiritonze bariteguye, Muhira Mahira ya Bedi warakubwira ati Stade Amahoro sindayitsindiramo igitego nyuma ya match ya kabiri bungiye guhakinira, nyuma ya derby uyi match ya Mukura ngomba kubona igitego cyangwa se bibiri. Nibira Mahira Bedi nge nditeguye neza, iyi match ngomba kwitwaramo neza nkayitsinda. Uri Robertinho mwamaze kubona ko bamusabiye Claude utoza ikipe y'abari n'abategarugori ya Rayon Sport. Abayobozi ba Rayon Sport baramubwira bati kwera icyo ataza kugufasha. Uyu muyobozi ariwe Robertinho ushinzwe ibijyanye no gutoza arababwira ati ibi ni ngewe bizabazwa, mundeke mbanze nitonde ndebe koko niba uyu mutoza koko ariwe waza kamfasha tukagendana. Rero nawe aracyategereje Claude Rwaka ko bamuhamagara akaza gafasha Robertinho. Ejo ku munsi w'ejo bundi atsinda iyo bita Forever, ayitsinda ibitego 3-0 rwose. Twamutunze mikoro aravuga ati ngewe ndacyategereje ngo ndebe ko koko narabyumvishe nkuko namwe mwabyumvishe, ariko ntacyo barambwira. Ubwo no kuvuga bategereje ijambo rya Robertinho avuga ati naza mfashe koko. Imyitozo iri gukoreshwa n'uwo bita Ayabanga, uyu munya South Africa wari wagiye iwabo mu minsi ishize nyuma ya karuhuko bari bagize ko kikipe nationali. Yaragarutse rero ari gufatanya na Robertinho uri kugenda rwose ubona ko ari kugenda ubona ko nyine akeneye izo mbaraga zindi ziza kumufasha nyuma ya Ayabanga Labitsa ubutoza abakinnyi bongerera imbaraga, ariko na Robertinho abakeneye wa muntu umufasha no gutera ayo makona
kugenda amwereka imyitozo ya Aurere yakoze kugira ngo agenda bimufashamo. Ibyo byose ni ibigikenewe, biracyategerejwe se uyu mutoza koko, uyu Claude Rwaka wo mu ikipe y'abagore n'abari n'abategarugori ko yamaze gutwara igikombe cya shampiyona nubwo icy'amahoro kitararangira, uyu nguyu yaza gufasha Robertinho kwimikina 9 isigaye. Ibyo byose nibyo tugiye kugenda dutegereza tureba, ariko se reka tureba aho byerekeza. Ariko niba utaragura itike yawe, aricyo twagenda tukubwira, yigure. Abakinyi bameze neza, Suleiman Defe nababwiye ameze neza. Mwarabibonye kuri match ya AS Kigali yaraziritse, akina match igice cya mbere akirangiza, ariko ubona bari kumumenasa hagati, baza gushyiramo uyu Roger Kanamugire yitwara neza, adatsinda igitego, akijyamo mu gice cya kabiri. Rero Dafe nta kiziritse, ameze neza, ntago aziritse mu mavi bya bindi mwabonaga kuri match ya AS Kigali. Abameze neza, ahagaze neza, ahagaze bwuma. Rero ndababwira kuza muri match rwose, murabona imyitozo bayishoje neza. Robertinho umwitozo yari yateguye n'uwa relaxe, bagenda barelaxinga, byarangiye. Rero birarangiye, ubu no kwitegura match y'ejo ku munsi w'ejo saa 12 rwe ku munsi w'ejo saa 12 biraba bari bicika. Umugoroba mwiza rero, ijoro ryiza bitewe naho uri. Rero nakwifuriza kugubwa neza, kumererwa neza. Iyi ni Panda TV Rwanda, bana natwe mu nkuru zacu tugenda tugutegurira umunsi ku wundi.